jya kuba muri urwo rugo kababwire hari sometime hari igihe tugerageza kuba beza ku bantu ariko hari abantu nyine hari ukuntu ugerageza no gukora ibyiza ukabizira. Abana barankundaga nanjye maze kubakunda njye nabyo namubwiraga. Njye najyaga kubona nkabona araje turi nko mu rugo ndi nwanze ndi nko gufura ambaye nk'ibihumbi 10 akambwira ati bika, kuko nanjye nabaga nifitiye utubazo narayafataga. Njye ntago nabaga mbyitayeho. Umugore abikubita mu gutwi aragenda abibwira abagore b'abaturanyi. Baramubwira ati kandi wa mugore uzisenyera. Umugore twari inshuti, mw'abantu mwe twari inshuti, ni nawe wagiye gusaba umugabo we kugira ngo banzane muri urwo rugo rwawo. Ndangije njye ndavuga okay, njye nzajya mbifura hari mu gihe cy'izuba nzi ko biri bwume nkumva nta kibazo. Buri gihe buri gitondo nkabyuka zamutera nkazanika, narangiza nkafura nkahita nkoropa icyumba na omo kigahumura. Urumva icyumba abana hello my people, ndabasuje aho mwerereye, mbaye ikaze kuri Top TV show. Nk'ibisanzwe nkuko mumenyereye bafite ibintu byinshi byo kubabwira, inkuru mba ndi nazo, story mba ndi nazo, utuntu twiza twabafasha mu buzima busanzwe mba ndi natwo. Nimba uri mushyashya ko utarakora subscribe, kora subscribe, ukande kuri like, ukore share, usharing ikiganiro, ujye no muri comment wandike mu mbabone s'il te plaît, s'il vous plaît, mbabone rivugishije ibifaransa biranshanze. So guys, uyu munsi mbafitiye story, ngiye kubasangiza story ariko irababaje. By the way, kambatere story yambayeho, I don't know, ndumva nsubiye muri iyo mood ukuntu byari bimeze. Anyway, nigeze kuba ahantu ariko yabura hari ryari, gusa nari nkiri muto, nari mfite imyaka muri 10 n'ingahe, hari muri 2000 nimba ari na 10 na kangahe, ntago mbyibuka neza. Yari umuntu w'umushuti w'umubyeyi, ari ubuzima nari ndimo, icyo gihe nari ndi mu buzima butari bwiza. Noneho arambwira ati se wazaje ukibera mu rugo. Naje ndamubwira okay nzaza. Ndagenda jya kuba muri urwo rugo kababwire hari sometime hari igihe tugerageza kuba beza ku bantu ariko hari abantu nyine hari ukuntu ugerageza no gukora ibyiza ukabizira. Buriya bajya batuga ngo mujye muba kind, muba abantu beza, ariko buriya mu buzima ari no ugira neza ukaba wabizira. Umama naragembiwe mubera umukobwa mwiza pe, naragerageje mu bushobozi bwanjye uko nanganaga nkurikije situation nari ndimo, ndavuga ngo let me try my best, kanitware neza ndebe ko byibuze hano hantu nahagirira umugisha. Ndagenda njyayo, yari afite abana bereye mukase, bari babiri yarabereye mukase, noneho afite n'abandi bana biwe babiri. Umwe yari uruhinja, undi afite nk'imyaka nk'itanu gutyo, noneho afite n'abandi bana bereye mukase bakuru kuri uwo nguwo, bose bari abahungu, uw'uruhinja ari we umukobwa. Ndagenda ndahaba, murabona umubyeyi ukimara kubyara umwana akiri mutoya abakeneye amasuku cyane, abakeneye umuntu umuba hafi cyane ko nta n'imbaraga bafite. Ndagenda mbayo, nagerageje ibishoboka bw'umukobwa, ibishoboka. Yari afite umugabo, ubwo nararanaga nabo bana biwe b'abahungu batonya, turarana, ariko bari abana b'abahungu. Sometime murabizi ukuntu ari abana nyine baba bakubagana, baba bazerera, biyaduza, nyine bakora ibintu byinshi bitandukanye. Singiye kubeshya, naragerageje uko njye nasanze hameze, ntago ari bwo buryo nabikoraga. Urumva yari umudamu ufite intege nke ukimara kubyara, n'abana bandi ari batonya bakeneye amasuku bihagije, ako kubera intege nke ze ugasanga ntago byakunda. Ndagenda mba muri urwo rugo, ngerageza kugira isuku nk'umukobwa, ngira isuku pe. Abantu banzi barabizi ko ngiye ngira isuku, ngiye nkunda isuku.
ngerageza kujya ngira isuku, nkajya nzinduka mu gitondo nkakoropa, nkakubura, nkahanagura ahantu hose, nkahanagura intebe zari zaranduye, ari intebe z'imisego nziza zaranduye, mo imbere harimo ibiryo mbikuramo, nkora amasuku. Noneho abo bana b'abahungu bose ko bari batatu banyaraga ku buriri, kubyuka nkafata matora zabo nkazanika, narangiza n'amashuka yabo nkayafura, kubera ko we iwabo mbere baranikaga nyine ibyo abana barayemo, gusa batabafura buri munsi kubera kunyara ku buri munsi. Ndangije ngenda avuga okay, ngiye nzajya mbifura, hari mu gihe cy'izuba nzi ko biri bwume, nkumva nta kibazo. Buri gihe buri gitondo nkabyuka zamatera nkazanika, narangiza nkafura, nkahita nkoropa icyumba na omo kigahumura. Urumva icyumba abana banyayemo ukuntu kiba kimeze, nkashyira utuntu twose ku murongo. Bari abana bazerera cyane, noneho icyo gihe ntabwo nimba barigaga, ntabwo bigaga, ariko bari abana bazerera ku rwego rwo hejuru. Ubwo namara gukora amasuku mu rugo, ubwo bazindukaga bahita birukanka, bamara kunywa igikoma biruka. Ubwo nkateka, namara guteka nkaterekaho ibyo kurya, nkahita njya kubazana saa 5, nkajya kubahiga aho babaga bazerereye. Nkagenda nkabahiga, nkabazana. Abana b'abahungu urabizi, umufata mu ntoki akaba aragucitse, akaba arirutse, ukahita ugenda ukajya kuzana undi akaba aragucitse, akaba arirutse. Nari nsekeje, nkagenda nyine nkabazana bose. Gusa barankundaga kuko nanjye narabakundaga, nabitagaho. Noneho nkabazana nkabakarabya, namara kubakarabya mu nzu habaga hari fresheri vraiment, narabazanaga nkabateka hanze, nkahita mbakuramo imyenda bose, nkahita nsuka amazi nkaboza, namara kuboza nkabasiga bakicara muri salo nkabambika. Narangiza saa 6 ibiryo byabaga bihiye neza nkabagaburira. Papa wabo yazaga kurya buri saa 6, yazaga kurya, na mama wabo ubwo yabaga aryamye akabyuka akarya, cyangwa se akahita asiga umwana asinziriye, akajya nko gusura abamama b'abaturanyi, akongera akavuga ati umwana narira mumbwire. Ari ubwo buryo tubayeho. Icyumba cyabo cyo ntago nabaga nemerewe kukinjiramo ngo ngikoremo isuku, kereka rimwe na rimwe yambwiraga ati wenda genda unzanire iki, cyangwa se unzingira imyenda y'umwana iri ku buriri. Ahandi hose habaga hari fresheri. Noneho akaba umudamu muri icyo cyumba, kwa ko ntabaga nemerewe kugikandagiramo, nta nirwo yagikoragamo isuku, kandi nicyo cyari cyo cyonyine kugikora. Ntituvuge ngo uko yarabyaye, ko dufite abamama benshi babyaye badafite abakozi bo mu rugo, badafite n'abarumuna babo, kandi baba bazi kwita ku bintu byabo. Nacyo ntagikore, kikaba giteraguye hejuru kigize gute. Noneho umunsi umwe umugabo arataha, ari saa 6, abana bamaze nyine koga no kurya. Ubwo iyo bamaraga kurya, ngiye nabarindirizagaho iminota 40, nakundaga kubaryamisha saa 8 cyangwa saa 7:40, nkabarindiriza ibiryo bikabanza bikabagera mu nda neza. Noneho nkahita mbohereza kuryama. Bararyamaga bakabyuka, nageragezaga uburyo mbaryamisha gato batinze, kuko nabagiraga bize bamaze kurya, nkamera nk'ubarebesheje filime ho gato. Noneho bakagira kwa baba bananiwe birukanse, biriwe biruka, bakamera nk'abananiwe muri bo, banariye ibiryo bimaze kugera mu nda, nkahita njya kubaryamisha bakaryama ku manywa. Ubwo nimugoroba bakabyuka, bakundaga kubyuka saa 10:40, saa 11, akaba aribwo bakanguka. Noneho nkabangira gate, nkahita nyifunga, nkabangira ko bongera gusohoka, nkabicaza muri salo, nkabereka filime, nkajya guteka ibya nijoro bakarya, kongera bakaryama. Ko bakundaga kuzerera kandi ari n'abahungu. Noneho n'agapangu kari gato batabona aho bakinira, njye narabarekaga mu gitondo bakazerera, ariko nkababwira nimujye kure. Baranyumviraga kuko barankundaga, nabitagaho pe bishoboka, bafite isuku. Papa wabo akabikunda cyane. Noneho rimwe papa wabo araza abwira mama wabo, ari saa 6 aje kurya, twicaye muri salo, aramubwira ati kuva Benite yagera muri runo rugo ibintu byarahindutse. Ahantu hose haba hari isuku, toilette bifite isuku. Urabona abana bato nk'abo kwinjira muri toilette bakayanduza niki. Ngiye nagira making agashowa ko ahantu hose haba hari fresheri, toilette isa neza, cyumba cy'abana gisa neza. Papa wabo rero yakundaga kuza akabanza akazenguruka mu nzu. Rimwe buri mugore aramubwira ati kuva Benite yajya muri runo rugo twagize umugisha, ibintu byose bisa neza, ndatanga asanga abana basa neza, nk'ibiryo bitetse neza, isuku rwose haba hari isuku. Arangije aramubwira ati rero
nimba uba wumva nta mbaraga uba ufite jya umureka ajye no mu cyumba cyacu dukoreremo isuku. Uzi ko mu cyumba cyacu ariho hantu honyine hatagira isuku muri iyi nzu. Umugore aramubwira ngo ngo nzajya mikorera uko nshoboye. Njye ntabwo nabyitayeho icyo gihe. Aragenda kombe umugore aragenda nyine abiganiriza abagore b'abaturanyi ibyo umugabo we yamubwiye. Guys, icyo gihe noneho situation nari ndimo, njye nangaga igitsina gabo, naracyagaga bitewe wenda n'amateka yanjye n'ibintu nari naranyuzemo, mbanga ku buryo ngewe umugabo ntago yari kuza kumbwira ngo bla bla bla. Akagenda akabibwira abagore b'abaturanyi, yamakubwira abagore b'abaturanyi bakamubwira ati ugira ubwenge. Ubwo umugabo watangiye kubona kuri mukobwa kurusha isuku kabaye, araje gusimbura abari umugore mu rugo. Ibyo simbimenye bibaho. Ndakomeza wa muco wanjye wo kugira isuku, nkakomeza nita ku bintu. Undi munsi umugabo atahana akabenzi mu rugo, inyama z'akabenzi arazitana, yarazikundaga bya atari. Noneho ngewe nibwo bwa mbere nari netse akabenzi, gusa umuntu yari yarabimbwiye muri teori ntarabishyira muri pratique. Ambwira ukuntu bateka inyama z'akabenzi, uburyo badashyiramo amavuta, byose nyine uburyo umuntu azumutse akazikorera ibirungo, ibintu byinshi. Noneho ngewe nkakora bagakora mu kabari, kuko ngewe umuntu wari wabimbwiye yari umuntu wagize ukora ahantu muri Bari and restaurant. Noneho anyigisha, ambwira ukuntu bakora akabenzi. Icyo gihe nambwira ako kabenzi bagateka gute, arambwira muri teori bagateka gutya. Noneho bya bintu mbifata mu mutwe, aragatahana. Gatahanye umugore aravuga ngo nambaraga yifitiye akabenzi igenda gateka. Icyo gihe umugabo yari yanabyanze, amubwira ati, yarambajije ngo wigeze uteka akabenzi? Navuga hoya. Aravuga ati mama runaka aba ari bugateka. Aravuga ngo nambaraga yifitiye, ngo kuki atabimubwiye kari buzane ngo aba yamubujije. Noneho umugabo ararakara avuga ngo ni nkateka uko mbonye. Akabenzi ndagateka, nkateka mkize muri teori bya bindi bari bambwiye. Karagenda kararyoha. Oh my god, kararyoha. Turakarura ku meza hari nijoro. Umugabo arasara, mbega akabenzi karyoshye. Uziko Benita kurusha guteka akabenzi, abibwira umugore turi kumeza. Sha yabivugiraga muri rusange n'abana, abibwira umugore arakurusha, atuziko yagatetswe wagira ngo nako mu kabari. Ngiye ntago nabaga mbyitayeho. Umugore abikubita mu mugutwi, aragenda abibwira abagore b'abaturanyi. Baramubwira ati kandi wa mugore uzisenyera. Umugore twari inshuti, mw'abantu mwe twari inshuti, ni nawe wagiye gusaba umugabo we kugira ngo banzane muri urwo rugo rwabo. Umva nta kintu na kimwe nabakaga, nta na telefone nagiraga. Umugabo yari afite amafaranga. Umugabo rero rimwe aza kubona amafaranga, araza ukuntu yabonaga amafaranga, akaza abana be buri wese akagenda amuhereza amafaranga nk'igihumbi, bakagenda babitsa mama wabo ngo baze kugenda ngo baguramo ibyo bashaka, cyangwa bibiri n'iki. Agereza na mama wabo amafaranga menshi. Icyo gihe yarazaga akamuhereza nk'imishandiko y'amafaranga ngo ahahe aguremo n'ibindi bintu bakeneye. Umunsi umwe araza afite amafaranga, narimo amaze nk'ukwezi n'igice. Araza arangije aravuga ati, Benite kuva yajya muri runo rugo ibintu byahindutse, abana bagiye ku murongo, bafite discipline, haba hari isuku, haba hahumura neza, abashyitsi iyo baje batabishimye, yakira abashyitsi neza n'iki. Avuga ati ntago rero twakuzanye muri runo rugo kugira ngo utubere umukozi wo mu rugo, twe twarakuzanye just kugira ngo wibere, wumve ko uri mu rugo nyine, wibere mu rugo. Atari ko nk'umukobwa ugira byinshi ukenera, rebana na telefone ugira, wakenera n'imyenda yo kwambara, wakenera n'iki. N'ababeshye pe, nta myenda nari mfite, nta kintu nari mfite. Umva, icyo gihe yampaye amafaranga 45,000, arambwira ngo ngende nguremo telefone n'imyenda yo kwambara. Ndagenda naguzemo telefone ya gatushi y'ibihumbi nimba ari 9,500, sindi kubyibuka. Andi ngenda nguramo utwenda n'iki, nsagura amafaranga make ndayabika. Aragenda abwira abagore b'abaturanyi ati noneho umugabo wanjye yamuhaye amafaranga. Baramubwira ati aho kugira uriya mukobwa wajya yamuhaye amafaranga angana gutyo, wazanye umukozi, ko umukozi utamurengereza 10,000. Amafaranga 45,000 bakayafata bakayahereza uriya mukobwa. Barabimubwira, umugore byose akabikubita mu gutwi. None washize iminsi najya kubona umugore yagiye ahinduka, ukuntu twari inshuti twaganiraga, mbona nagagishaka kunganiriza, asigaye abyuka ahubwo akama amategeko gusa.
kora ibi mpereza iki gira gute, ariko mbona nagagishaka kunyegera ko mbere twaraganiraga tugaseka nyine tumeze nk'abavandimwe, kuko ntabwo yari umugore mukuru wagira ngo ndi nka murumuna we. Guys, ntangira kubibona kambabwire, iyo uri ahantu hatari iwanyu buri kantu kose kagenda kakuba ugenda ukadota ukabika ahantu. Nangira kugenda mbibona, kumbe simenye ko ibyo bagore bamubwiraga ni we yararengaga akagenda agashikana n'umugabo mu cyumba baryamye. Njyewe niryamiye n'abana nzi ngo nakoze ibintu neza nabikize ku murongo. Abagore mva bakamubwira ati rasuku yiharaje niki, ati nyine umugabo ari kubibona ko Benedite zigukoropa kukurusha, zikoza ibyombo kukurusha, azi kwita ku bana be. Noneho abantu bereye mukasi, abo bana b'abahungu babiri yarababereye mukasi, azi kwita ku bana wowe ubereye mukasi kukurusha, uri kumva nta kibazo kirimo. Aranamubwira ati noneho n'ikindi tureke kwiyemera. Umva ntabwo ndi kwiyemera hano. Bakamubwira ati Benedite none akurusha n'ubwiza, umva aza gutwara umugabo uriya mukobwa. Bakamubwira gutyo. Guys, kambabwire nta mico mibi cyo genda. Ntabwo nari mfite imico yo kuvuga ngo natwara umugabo w'abandi. Wapi pe nayo. Numvaga nyeneye gutuza muri nge. Sinzi, hari situation umuntu ageramo kumva ubuzima nyine ntabwo buri kugenda neza. Nari ndi muri situation itanyemerera ibyo bintu. Sibyo? Ndangije umugabo rimwe araza, umugore yari yagiye gukingiza, aza kurya saa sita umugore yagiye gukingiza. Arangije arambwira ati rero Benite tubanye neza, sibyo, witwara neza, ariko ntabwo tuzarambana. Ndamubwira se kubera iki? Ambwira ati ntabwo tuzarambana, ati kuko ubu ureba ntabwo mbanye neza n'umugore wanjye kubera wowe. Turara dutongana, sinyisinzira, sinyigira gute. Ndamubaza se mwamupfa iki? Tuba dupfa wowe. Sinzi abantu bagenda bakamubwira ngo ndagutereta, sinzi abantu bagenda bakamubwira ngo uzamutwara umugabo, sinzi. Ati ubu ngubu ngerageza kumwumvisha ko ntashaka gukora ikosa ryo gutereta umwana, ngerageza kumwumvisha ko ntashaka gukora ikosa ryo gufata umwana nkawe twagiriyeho umugisha utuma ibyo mu rugo rwacu bigenda neza, ngo nkufate nkwandagaze nkugire gute. Ntago abyumva, aranshinja na ya mafaranga nagwaye ejo bundi byabaye induru. Benite rero ntago mbizi. Arambwira ati ubu guhera ubu sinzongera kukuvugisha, n'uzajya ukora n'ikintu nkabona ni cyiza uzihangane, sinzongera kugushimira. Guys, atari ko wihangane kuko nta handi hantu ufite ho kujya. Ibi bintu nkubwiye wihangane wigire nkaho utabimenye, kandi ntubabare cyangwa ufate umwanzuro wo kugenda, ahubwo reka ibyo yagendaga ajya kubwira abandi bakamushuka njye mbireke. Nimbireka ntuzagire ikibazo ngo ugire ngo mu rugo rwanjye naraguhaze. Oya, wowe uzamenye ko ari yo mpamvu iri kubitera. N'uzajya ugira ikintu ukenera ujye umbwira, nzajya ngikemura ku ruhande atabimenye. Nimba narakagoryi, nimba wari umutima mwiza simbizi. Ndahije ndavuga oya, ntabwo nshaka kugira ikibazo ngo mubwira akinyemurire. Gusa narakomeje nitwara neza nk'ibisanzwe. Umugabo rero ntago yongeye kuza, wenda nakoze n'isuku ngacimire n'iki, birarangira ibyo bimera nk'ibirangiye. Gusa kwa ko ntamubwiraga aho hantu nahamaze amezi 5, kubera ko ntamubwiraga ngo mfite ikibazo. Njye nabyo namubwiraga. Njye najyaga kubona nkabona araje, turi nko mu rugo ndi nkwanze ndi nko gufura, ambaye nk'ibihumbi 10 akambwira ati bika. Kuko nanjye nabaga nifitiye utubazo narayafataga nkayabika nkajya kuyakemuza utubazo twanjye. Gusa pe uwo mugabo nta kintu kibi yigeza nkorera na kimwe, cyangwa ngo anyereke imico mibi. Yamfataga nk'umwana mu rugo, cyase nka sinzi ukuntu yamfataga. Ariko umugore, kubera abagore bo hanze bamushukaga, mbona nyine connection yanjye nawe yari yaragabanutse. Noneho reka iby'umugabo biveho hajye abana. Abana baragiye barankunda ku rwego ntabashaga kubisobanura. Baragenda barankunda hahandi iyo papa wabo yabaherezaga amafaranga, kwa kundi bagendaga bakayabitsa mama wabo, bakajya ahubwo baza bakayambitsa.
baba babandi abereye mukase baba na babandi na babandi na wa undi wiwe nyine bose bakaza bakambitsa. Noneho rimwe turi kurya saa sita nyina aravuga ngo none se ngo nta nyine byari bimeze nka blague, aravuga ngo none se ngo ko Benite ngagiye kwigendera ngo muzabigenza gute, ngagiye kwigendera ngo ngiye kujya nirirwa mbafungiranye mutazamujya kuzerera ngo ngiye ngo nambaraga mfite zo kujya nza kubashaka ahantu muri. Umwana umwe muri babandi umukuru ararira ahita areka ibiryo twari turi gusangira abagiye kuryama. Papa waramukurikiye tubaye iki, ati ntago Benite yagenda, ati pa ntago yagenda, ati sagiye kujya, ati sagiye kwigira iwabo. Nyine ararira, none harize n'abandi bararira. Barankundaga abana sinzi, none nanjye nari maze kubakunda cyane. Abana barankundaga nanjye maze kubakunda. Papa wabo aramusanga ko mama wabo itarakara, nimba arabikoze ari blague, nimba arabifite muri gahunda nyine kunyirukana nago mbizi. Arangije mama wabo bararakaye abaravuze ngako ubundi ngo Benita ngo kuki yabaye imana muri uru rugo. Abivuga none ndi kumva ndavuga what, ndavuga mama runa ngo uvuze gute, ngo ngaho ise aracaha bra 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 bra. Benita ni uzi gukora ibi, ni uzi gukora ibi, ni uzi kugira ute. Benita ibintu kuva yagira ibintu byarahindutse, ngaha abana bararira baragira gute, ubundi wampereye iki abana warabaroze bra bra. Ni ibiki upanga na papa we bituma abana bakwiyumvamo gute. Ndavuga mama runa rekeraho koko ukunzi ibyo bintu nabitinyuka byo kugira ikintu upanga n'umugabo wawe. Ngo none ngo abana abararakaye abatonganye n'umugabo ngo uzabafata bamuha barere, ngo genda umukodeshereza inzu ku ruhande ngo umuhereze abana barere. Uwo mugabo amugati mama runa ujya wibuka ko Benita nawe akiri umwana akeneye kurerwa. Uyu mwana afite imyaka 10 ambwuta mubona gutya yarabyaye ugire ngo arakuze ku buryo yaba umugore. Aramubwira uyu nawe akeneye kurerwa, nagari wo gushaka umugabo, ntago ndi wo kumwangiriza amahirwe ngo ngende mukodeshereza inzu ngo mushyiremo ngo nindangiza muhereze ububyaro rwanjye ngarurere umugire umugore. Uyu mwana azavamo undi muntu azabona umugabo mukwiriye bari mu rugero rumwe pana ngewe. Aramubwira ko wakoreye umugisha ukamuzana mu rugo rwacu akatubera umwana mwiza, wakomeza ugakorera umugisha ukareka ayo magambo ugenda wirirwa gukura hanze muri aba bagore wirirwa. Baratongana barashwana, bamaze gushwana umugore arambwira ati sohokera mu rugo ugende, sohokera mu rugo ugende. Aragenda azana imyenda yanjye yose akajya ayijugunya hanze, ayijugunya nkajya nyifata nkayishyira mu kantu. Arambwira ati sohokera mu rugo ugende, ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye, genda. Ugiye kunsenyera urugo, ugiye kugira gute. Twari inshuti, namubereye imfura, nanze kuba wa mukobwa w'ikiganda ndavuga mukobwa w'umunebwe udakora ibintu uko bikwiriye. Buri kintu cyose nakoraga narakibwirizaga, nakoraga ibikwiriye pe. Ariko aranyirukana. Guys, ndasohoka ntafite ahantu njya, ndagenda. Hari ikizu bari kubaka ahantu muri iyo quartier nabagamo. Ndagenda mbwira umuntu wajya gukunda kuhubakisha, ndamubwira se wambabariye nkajya nirarira muri iyi nzu, noneho mu gitondo nkajya mvamo nkigendera kugira ngo muze kubaka hano. Arambaza ati se si wabaga kwa runaka, ni nese byakugendekeye gute wa mwana we. Ndamubwira ntabwo byagenze neza, ndamusobanurira. Arangije arambwira ati okay, nese iyi nzu nuyiraramo hakagira abantu bamenya kwiraramo ngo ntibazagufata ku ngufu. Ndamubwira hoya Imana izahandindira. Nabaye muri icyo kizu bubakaga, afata icyumba kimwe nkiriramo ibikarito mu idirishya, yari inzu itaruzura, ankiramo ibikarito. Icyo cyumba cyari kiriho urugi ariko ahandi harangaye, ruvuga ngo ku muryango aho winjiriraga kuri iyo nzu hari hariho urugi ariko rutagira ibirahuri, rwa metalike ariko rutarimo ibirahuri. Noneho
mu byumba baragiye ibyumba bimwe cyari ikizu kinini gifite nk'ibyumba nka 5. Mu byumba bimwe baragiye bashyiraho inzugi ahandi batarazishyiraho, yari inzu itaruzura neza. Icyumba kimwe amadirishya ariho ariko atariho ibirahuri, anshyiriramo ibikarito, arambwira ati none iki cyumba gikoremo isuku na sima bari batarayishyiramo. Sima yari irimo, arambwira ati hakorope ukoremo isuku, noneho ujye ubamo, ujye usigamo utwenda twawe aba ariho urara, hanyuma ubwo mu gitondo uzajya ugenda kugira bano bahungu bubaka aha bajye baza bubaka udahari. Ndavuga yego nta kibazo. Narahararaga nkazinduka nk'umuntu ugiye ku kazi. Naragiye ngura umusambi waguraga nimba ari 1000 nimba ari 500, umusambi wandi umeze nk'ikirago, kugira ngo nyine njye ndyamaho. Niwo naryamagaho nyirose igitenge. Ubuzima burakomeza. Hari restaurant najyaga ngenda habagamo imyumbati ya desa n'ibishyimbo by'ijana, niho najyaga kurya. Urumva ubuzima burakomeza burendereye. Wa mugabo wo muri rwa rugo arabimenya ko ari aho hantu nsigaye mba, araza aganiriza wa mugabo wubakisha aho ngaho, amubwira uko byagenze, amuhereza amafaranga, aramubwira tuze kuyamumera hatagira n'umuntu ubona ndi kumwe n'uyu mwana akagira ngo hari ikindi kintu mushakaho. Amafaranga 50,000. Ya 50 ndayafata ndagenda njya gukodeshamo inzu, ngura ibyombo. Nta matora naguze, nakodesheje inzu ngura n'ibyombo. Nimba ari n'ikintu cyo kwiyorosa, nimba ari akaringiti kaguraga nimba ari 2,500. Noneho na rido zo gushyira kuri iyo nzu nari nkodesheje, mbariho mba mfite n'ibyombo n'imbabura. Ndavuga nizaya mbona amafaranga noneho nzajya neka kuri ya 50 yamaye. Imana imuha umugisha. Ariko mwabantu, iyo situation nabayemo yarambabaje, kugerageza kwitwararika ariko ugasanga nta muntu neza rubanda, nta muntu ubaho neza rubanda. Nawe ahantu urusha kuba uri muri iyo situation wa mu rugo rw'umuntu runaka, ukaba ugerageza gukora ibishoboka byose ko nta gushimwa, aho gushimwa ahubwo bakakubonaho n'amakosa. Ariko ihangane, igihe cyawe kizagera. Nese mubana nasa neza, mbasha kwisukisha nkatera utuverineme, nyine nkisiga utuvuta tukamfata, nkambara. Nubwo ntambara neza bikabije, ntabwo nambara nabi, ariko ubuzima bugira gute burendereye. Burya umuntu iyo atakwishe ugifite ubuzima, ibintu byahinduka. Rero humura nawe, situation uri uyu munsi ejo n'ejo bundi yahinduka. Ako ni agace k'amateka y'ibyo nanyuzemo nibutse. Ndavuga reka mbiganiriza abantu kugira ngo umuntu nawe situation ari uyu munsi amenye ko igihe kizagera bikarangira, sibyo? Imana ibamere umugisha. Mwakoze kubana nanjye, mwakomeze kunkurikira. Yari story time. Hari ikintu ukuyemo andika muri comment kugira ngo tuzakomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. May God bless you. Nimba uri mushyashya kora subscribe, nimba hasanzwe ukomeze urebe ibiganiro byacu, ukore share, like na comment, bigende neza. Imana ibamere umugisha. Ciao, ndabakunda.